ikeneye kwikebuka ikamenya ko hari amakosa yakoze mu kintu bita recruitment. Kandi recruitment zabo impamvu zitagenze neza byaturutse ku mwiryane uri hagati y'ubuyobozi bwa Rayon Sport, hagati ya board ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Rayon Sport ikwiriye kumenya nature cyangwa se iyo ariyo. Ni ikipe y'abafana itavoma ahandi aho ariho hose, ivoma mu bafana. Abo bafana ari nazo mbaraga za Rayon Sport, kugira ngo uzababyaza umusaruro nuko mugomba kubagaragariza ko muri abayobozi bagakwiriye kugirira icyizere. Nge ntandukanye n'abandi bantu uzumva bafashe ngo uruhande rwa kanaka na kanaka. Mu Kinyarwanda bacungane mu Kinyarwanda ngo wagushungura ntiyakuburamo inkumbi. Nibyo. Uwo ari we wese, yaba aruhagaze kuri board, yaba n'uhagaze kuri komite executive, buri rwego warushakamo amakosa bayabona kandi menshi cyane. Ahubwo icyo bita ubumwe bw'abareyo, hari abareyo bigeze kuzana icyapa kuri match ntibuke yariyo, bavuga bati twabafana nitwe turimo turabigenderamo kuko ibi byishimo nitwe tubikobokera. Urimo nabyumva? Si ikipe ya Musanze? Ni kuri match yaberaga Nyamirambo ntibarakina. Oya, ndi kuvuga umwaka wowe uravuga abareyo. Ejo bundi. N'abafana ba Musanze bigeze nabo kukiza umwaka bashize. Ibintu byo gukobokera ibyishimo. Abareyo bavuga ati nitwe tubikobokera. Impamvu ikintu cya administration gikwiriye gutekerezwa, uburyo bwa recruitment zitagenze neza byari byaraturutse n'ubundi mu mwiryane muri komisiyo nyobozi. Abantu bagapropose abakinnyi, tuvuga urugero nk'Osake urabizi baramuganirije, nk'Otansere bakamuganiriza, ariko kubera ko batarimo barumvikana abayobozi bagahitamo kuba declininga bakajya kuzana abandi bakinnyi. Urimo urabyumva? Ibyo byose rero zikuntu birangira iyi nsinzi no gutsindwa bifite uruhande rw'ibyegekwaho, bakavuga bati done nimwe mwafeirinze kuko ni mwebwe mwanze gukora ibingibi twumvikanye. Ni bya bindi bivuga ngo uyu mutoza mwamuzanye ntamwemera none reka muhagarike. Urimo urabyumva? So nuvuga ngo ako gapingane karangira na ka kanyenyeri mwashakiragamo ingufu byarangiye mutakarijwe icyizere. Ko Rigoga uyu munsi ngiye gusaba credit muri banke barebaho ikintu bita icyizere. Yego. Nicyo bavuga bati uyu mugabo aracyafite imyaka yo gukora, uyu mugabo credit wenda zishize yazishiye gutya n'ibindi. Cyitwa icyizere. Nukuvuga ngo rero ibintu byose biri based bishingiye ku cyizere abareyo babona mu buyobozi bwabo. Abayobozi gushwana no gutandukana nta na rimwe bizigira byubaka Rayon Sport, ahubwo birayisenya. Bivuga iki cyo aho ndimo ndajyana ni mu bisubizo byo kujya muri Rayon Sport. Rayon Sport izakora iki? Rayon Sport igomba gukora agentry mu buryo bwihuse, bagomba kugera mu kwezi kwa mbere bafite ikintu bita consensus, bafite ibintu bumvikanaho, ariko banabitangiye. Kuraje ubitugiremo. Bakeneye kugera mu kwezi kwa mbere barimo baravuga rumwe kugira ngo igihe cyo gufixa ibibazo tuvuga. Se ngombwa ko baruvuga leta izarubavugisha. Urimo urabyumva? Ni ngombwa ko muruvuga. Rayon Sport ikeneye yavugishwa cyangwa yakwivugisha, ikeneye gushyira hamwe cyane cyane mu kintu cyitwa administration kugira ngo bashaka umutoza mukuru muzima ujyanye na level, bakemura ikibazo cy'imyanya babona ifitemo ibihanga surtout muri mediane. Barimo urabyumva? Hanyuma banasenga Imana abakinnyi babo babiri ba rutayizamu bose tutanenga. Ni ibibazo nyine byabaye bigwirira umuntu by'impanuka byatumye Asumani wari kuzaza kuba akora mu ngata foru nganye nabavunika. Musenga Imana n'abaganga babafashe foru nganye na Asumani bongere basubire ku rwego. Wabyumvise ibintu bitatu ndimo ndavuga. Rayon Sport habanza hakemuka ikibazo cyitwa administration, imiyoborere, mugire icyo bita kuvuga rumwe no kumvikana, mwabishaka cyangwa mutabishaka abafana bazabibashakisha. Leta nitabibashakisha abafana agentry ibyo abafana byo nta bushobozi babifite, cyangwa leta babumvikanishe muvuge rumwe mukemura ibibazo mu kwezi kwa mbere recruitment mazemewe. Mwongeremo amaraso mashya mwumvikanaho, mwongeremo umutoza, musenga Imana abakinnyi banyu bavunitse bagaruke. Nicyo kizasubiza Rayon Sport ku murongo. Ape iyi nsinzi je nk'iyi ngiyi turimo turabashima
niyo mpamvu twitwa les journalistes twe tukora icyo bita a jour Tujyana n'ibihe. tujyana n'ibihe ejo nugira fictures ukaza ugakina ibintu biterekeranye hano tuzagira gute tuzabishyira ku karubanda tukubwira uko byagenze tubinenga ibikwiriye kunengwa nta n'umuntu byagakwiriye kubabaza ngo uyu munsi umunyamakuru yamvuzeho gutya umunyamakuru yakubwiye ikijyanye n'icyo gihe uyu munsi mufate all praises rwose turazibahaye indabo zanyu muzakire mwinjoyinge muryoherwe n'iyi nsinzi ariko ejo n'ejo bundi ni mugarikwa tuzicara hano twongere tubiganire Zandani rero izi Zandani ikipe ya APR twabonye afande Nyakarunda amanika intoki 3 ati ibi bintu 3 mu bigendereho ariko muri Rayon Sport tubona hamanutse stade n'andi masura mashya tunababona nejo bundi rwose muri match ariko tuvuga uti match ikirangira hari ibyaganiriwe nibyo habaye inama nimugoroba yahuje perezida wa Rayon Sport yari ari kumwe na Tadeyo n'ukuboko kwe perezida wa Rayon Sport Tadeyo yari kumwe na Sadati n'ukuboko kwe kw'iburyo batumiye umutoza Haruna Firuzi bamubaza ese koko twatsinzwe mu kibuga kuko tudafite abakinnyi cyangwa harimo izindi mpamvu hari ibintu biri kuvuga ku rubongo muri Rayon Sport icyambere umutoza yemera yuko hari imyanya baburaho abakinnyi Aimable baramuguze ariko ntiyawe umusimbura mwiza wa Sefu uwo ni umwanya bakeneyeho umukinnyi baratekereza kuzana Pichu umwe wahoze muri APR akaza gukina muri Rayon Sport ni umwanya uririja ngo bashaka gukemura ko Pichu nta kipe afite ubu barifuza yuko yaza akatangira kubafasha icya kabiri bavuga yuko ngo Serumogo na Sefu ngo bari gushyirwa mu majwi ngo ko bashobora kuba n'ubundi ngo mbere kuri match amarine ngo bari bigumuye ngo prime ninke bari babahaye 100 bene ibyo ngibyo akavuga yuko ngo bashobora kuba rero hari ukuntu batitanze uko bigomba cyane ngo ku ibitego bagiye batsindwa bagiye babigaragaramo cyane ibyo ariko nge si byo mpimbaraga hari ibintu bibiri kwizigira tuvuye muri ibyo by'abakinnyi abantu retsinzwe nicyo kibazo cyayo ishaka bose Man City yatsinze Liverpool 3-0 bose bashaka Virgil abimwegeke ibyo bya Sefu na Serumogo ntabwo ari impamvu simbyemera ibyo gushaka abakinnyi byo b'ingenzi bakomeye ni byiza rwose hari abo bakeneye mu myanya runaka ibyo ni ngombwa kubikora ariko nkibaza ikibazo kuki hari abayobozi ba Rayon bamwe bari kugaragara abandi ntibagaragare uruhande rurimo umuvunyi ruvuga ko Tadeyo yabirukanye muri Rayon Sport atagishaka ko bamuba hafi ejo bundi yanagaragaje n'abantu babiri avuga yuko yabongeyemo muri komite ari bazamufasha biteguye kumufasha nawe ariko akavuga ko ku ruhande rwe ngo impamvu atumvikana n'uruhande ruriho bamuvunyi ubwo ni Tadeyo ngo nuko bashaka kumukoreramo bamutegeka ibyo agomba gukora akanabisobanura avuga ngo none se niba ngiye nananiranye nka Tadeyo atese Jean Fideli we baramushyigikiye atese Sadati we mbere yanjye we baramushyigikiye atese kuki buri gihe umuyobozi uriho muri Rayon agirana ikibazo n'abo bantu uruhande rumwe wamwumva ariko nabo wabumva kuko niwe wakubwira ngo twazanye Sake uramwa umuntu witwa twazanye Tansere uramwa umuntu witwa Muvunyi hari amanota afite muri Rayon mu basaza abantu bose bamushimira buriya iyi mivurungatano yose iba muri Rayon Sport Muvunyi ni umuntu ushobora gufata miliyoni ze 15 akishyura umukinnyi Asumani Ndikumana niwe wamwiguriye haburiye umwanya rwose hanze Muvunyi niwe muntu ufata umwanzuro akaba yavuga ngo abakinnyi bazaza mu igeragezwa muri Rayon akabishyura amatike y'indege afite kampani icuruza ibi by'amatike y'indege abafitiye amadeni y'abakinnyi baje muri Rayon Sport aba yarafashe umwanzuro akishyura no ku maprime agatanga wenda ntaboneke ku mikino kubera ibyo bibazo bafitanye urumva ko Tadeyo nawe arakubwira ngo Muvunyi ni umuntu ufite ibintu akora nanamushimira niyo mpamvu ujya ubona rimwe na rimwe bahuza bakaganira ubundi ukabona byanze bashwanye bene ibyo ngibyo amakuru rero yaba meza kubariyo aba bagabo bose mu kwezi kwa mbere ibintu biravugutirwa umuti ubundi ikibazo nyamukuru ni inzego zivangavanga abantu bakabiberwa ngo ni uruhe rwego kuri izindi muri Rayon ruyobora hari fan base ujya kumva ngo yabwiye umuyobozi wa board ngo tumiza inama y'inteko rusange idasanzwe abafana barakomeye muri Rayon
bari abantu 50 bari fan club. yega nibo banyiri ikipe Abo ni bamwe. nibo banyiri ikipe. Hakaza board ivuga ati nitwe rwego rukuru, nitwe tugomba gushyira imirongo migari ya equipe. Hakaza committee executive ikubwira ngo mwebwe mureberera yego ikipe, ariko ntago ari mwebwe mugena uko ikipe imanagingwa on a daily basis management mu buzima bwa minsi yose. Aho niho bafite ibyo bapfa. Now bamwe mu bantu bagiye gukora stati ya Rayon twaravuganye nyuma ya match ya Rayon. Ibintu birabareyo bamenya. Ikintu cya mbere leta yabasabye ntiyagomba kuzongera kubaho kugongana kw'inzego. Bazakora stati urwego ruyobora Rayon ruzaba rumwe, ruzaba ruzwi. Kandi urwo rwego rumwe ruzayobora Rayon ruzahabwa kuyiyobora byumvikane neza. Byabanje kubaho ko izi nzego zose ziseswa uko ari eshatu, be it fan base, be it committee executive yobowe na Tadeyo, be it board yobowe na Muvunyi, zose uko ari eshatu zizabanza ziseswe. Habone kuza gutorwa bushya urwego rumwe rukuru bavuga ngo nuru. None abantu bari bazaga ngo none se aba basaza, abo ba Tadeyo, abo ba Muvunyi, abo ba Sadati tubanze kubaha ikintu. Aba bantu ni abantu bafite umumaro muri Rayon, ni abantu bayiyoboye, ni abantu batanzemo amafaranga yabo, n'abantu bafite ubushobozi, banafite n'icyo bafasha ikipe no mu buzima busanzwe. Baramutse bashyize mu ikibazo nuko badashyira hamwe bakunda kubipfa. Ikintu cy'ukuri rero gihari nuko bavuga ko niba nemera urwo rwego rundi rwitwa nka board ariko ishinzwe supervision, ikiza nakunze kirimo. Nta muntu uzongera kujya muri board yisha mu mutaka wo kuvuga ngo ndi inyuma ya Muvunyi cyangwa se ngajya muri committee executive ngo nishe inyuma ya Tadeyo. Kugira ngo wemererwe kugira ijambo muri assemblée générale ya Rayon Sport, uzajya aho hari umusanzu runaka utanga. Bashaka gukora iriya modo y'abasocios, aho niba ugiye kuba umuntu wenda tuvuga urugero Tade agiye muri board, wenda Muvunyi ari muri board, wenda Sadata ari muri board, wenda Gacinya ari muri board, cyangwa undi mukiri ufite amafaranga yo gukunda Rayon, agomba kwishyura umusanzu kandi uri hejuru miliyoni runaka kugira ngo yemererwe kugira ijambo. Wenda na company yitwa Skol niba atera inkunga igiremo umuntu, wenda niba na Kanari batera inkunga igera kuri monta isabwa cyangwa amafaranga asabwa igiremo umuntu. None ngo irya tsinde ry'abafana bose zira fan base, zira fan club 50 zizatorwamo umuntu umwe bahagararira bose, bazakusanya ubushobozi bwabo bagira ijwi ry'umuntu umwe. Abo nibo bazahurira mu kintu ngo kizitwa nk'urwego rukuru rwo rwitwa board rureberera Rayon, ariko bazarubwira mucyo bita noneho amategeko ngengamikorere, noneho kumenya inshingano. Mwe ntago muzamushinzwe management, mwe muzamureberera equipe, noneho habone kuza ibiriya bya ba CEO n'abayobozi ba committee executive basanzwe bariya bashinzwe ibya technique, bashinzwe kuraninga equipe umunsi ku munsi. Ibyo nge numvise nibyo RGB shaka, nibyo nje ko myumva numva byabahuza bagashyira hamwe, ibyo bapfa bikajya ku ruhande, noneho nyabemo conflict kuvuga ngo njewe n'uyu nitwumvikana nge nshinzwe ibi, ko bazaba barakoze amategeko avuga ngo n'uyu ushyira abantu mu myanya, n'uyu bakura mu myanya, uyakora ibi, uyashinzwe ibimwe mugarukira hamwe mugarukira. Nicyo kitari kiri muri Rayon. Ibyo rero bishobora kuzakemura ibibazo tumaze iminsi tubona by'ubuyobozi. Reka dutegereze muri Rayon Sport n'ubundi turacyahari, tuzakomeza kubiganira mu rubuga rw'imikino buri munsi biza tubireba. Hanyuma kandi mubyeyi usobanukiwe neza ko ubwonko bw'umwana bukura